Yesu ashimwe, abakiriye mu kiganiro cya Roswar mugezweho na Adrien. Nkuko bisanzwe tugira umwanya mwiza, umwanya wo kuganira ku ijambo ryiwe ridufasha. Munyemerere mbere ko dutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye ko ugira neza, ushimwe kandi uhimbazwe. Tugushimiye umwanya mwiza uduhakana ijambo ryawe, utwigishe ubwenge, uduhe kuganira iby'ijambo ryawe, uduhe gukunda ijambo ryawe, uduhe kurisoma, kuryumva no kuryumvira, kandi Kristo ubwami bwawe bwamamare cyane buhereye muri twebwe mu mitima yacu. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ijambo mfite ni ijambo riri mu Bacamanza, igice cyaho cya 6 umurongo wa 25. Abacamanza igice 3 umurongo wa 25. Some mu izina rya Yesu. Umutwe uravuga, Gideoni asenya igicaniro cya Bali. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bayali, uteme Ashera iri hafi yacyo, maze wubakire Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye, kandi wende imfizi ya kabiri witambeho igitambo cyonswa, ucyosheshe inkwi za Ashera uri buteme. Nuko Gideoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be, abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse, ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. Bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare, basanga igicaniro cya Bali gisandaye na Ashera yari hafi yacyo yaguye, n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo joro. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabaririza bamenya ko ari Gideoni mwene Yowasi wabikoze. Nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohora umuhungu wawe apfe, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali, agatema Ashera yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose bati, murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwice hakiri kare. Niba ari Imana niyiburanire, kuko basandaje igicaniro cyayo. Cyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideoni Yerubali, avuga ati, Bali nimurege, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Amen. Haleluya, haleluya. Ngiri jambo nifuje ko tuganira rivuga ngo niba ari Imana niyirwanirire, cyangwa se niba ari Imana ishobora byose, uyu munsi nigaragare, Imana yacu nishimwe. Iri jambo gena ndimo ndisoma muri kino gitondo byanyibukije umunsi Eliya nawe arimo aganira, cyangwa se sino kuganira kwa nko kuburana cyangwa se guhangana, ahangana n'abahanuzi benshi b'ibinyoma. Abo bahanuzi benshi bari bahari b'ibinyoma, arwana nabo. Yarababwiye ngo uyu munsi Imana iri bugaragare, Imana iri busubishe umuriro, iraba ari Imana nyamana. Arababwira ngo tumaze iminsi duharira, tumaze iminsi duhanganye, tumaze iminsi mwumva ariko mwebwe mu bahanuzi bakomeye, tumaze iminsi mwumva nimwe bahanuzi b'Imana nyamana, ariko uyu munsi Imana nyamana iri bugaragare. Haleluya. Uyu munsi isubirisha umuriro ni Imana nyamana. Isubirisha no kuvuga ngo iri bumanukana imbaraga zayo zose ikazigaragaza ahangaha. Niyo twese tuzakurikiza, niyo yose tuzubaha, niyo tuzubamira. Imana yacu nishimwe. Gideoni nawe rero nyuma y'imyaka myinshi Eliya yabikoze, nawe abisubiramo. Imana iramubwira ngo ndagushaka ko usenya ibigirwamana, ugahera kuri Bayali, ugahera no ku bindi birangwa bya Ashera, ukagenda ukabiritura ukabisenya byose. Noneho warangiza ibyo bigirwamana byose, ukazamuka ku kanunga ukanyubakira igicaniro cy'Imana imwe, Imana ishobora byose, ukagenda ukacyubaka
kandi ibyo uzaba watemaguye, ndavuga ibyo bigirwamana abantu biyubakiye harimo bya Bayali na Shera, inkwi zavuyemo uzaba arizo ukoresha urimo ucana, cyangwa se urimo ucana utwika igitambo cyonswa Imana yacu nishimwe. Noneho Gideon yari umusore ufite imbaraga z'umwuka cyane, ayumva ijwi ry'Imana aravuga ati uyu munsi ndakora ikintu kidasanzwe, Imana yacu nishimwe. Nuko ngo aragenda mu yarubika butaracya, mu gicuku ijoro rinishye, aragenda mu mujyi hagati, nkuko wajya kwa Rubangwa cyangwa se ahantu hagati muri city center, mu mudugudu hagati, aho bari barazamuye ikintu cy'igishusho kinini, ibigirwamana binini ariho biri, ari naho gahunda za worship zaberaga, kuramya no kugihimbaza. Arakimanura gikubita hasi, Imana yacu nishimwe. Arakimanura gikubita hasi, arangije kugikubita hasi arakimenagura, aragishwanyaguza. Arangije ajya abagabo bajyanye baramutwaza, bagenda batambira Imana igitambo, Imana yacu nishimwe. Mu gitondo rero abanyamudugudu barabarizanya, baravuga ngo ninde muntu wakoze ibi ngibi? Ngo barabaririzanya, ngo maze ubundi amakuru aragenda neza atakara kwa Yowasi. Amakuru aragenda agera kwa Yowasi ko umuhungu we bita Gideon wari wabikoze. Avuga ati nta wundi wakoze ibintu nk'ibi usibye umuhungu. Bishoboke yuko umudugudu wari uzi yuko hari umusore wubaha Imana. Navuze ngo nyamara burya umudugudu aryo menya yuko ushobora kuba ukunda Imana. Kuko barabaririzanije bamenya yuko muri uwo mudugudu hari umusore wubaha Imana, ari we wakoze ikintu kidasanzwe kandi yagikoreye Imana ishobora byose. Bivuga ngo abanyamudugudu basengaga Bayali, ariko bazi barimo umuntu udasanzwe utifatanya nabo mu gushengerera Bayali. Baravuga ngo byanga bikunda mubaririzanye muraza gusanga ino dosiye igwa kwa Yowasi. Ino dosiye iragujya kwa Yowasi, umuhungu we Gideon. Gideon rero ntago nawe yabihakanye, yari yavuga ati giye uko bigenda kose ndahari ikiba kibe, ngiye icyo nakoze nubaho Uwiteka Imana. Mwanyica mwagira mutegyo n'ibindeba, ngiye nakoze gahunda, kuko uyu munsi Imana ishobora byose, Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana igaragare uyu munsi. Imana yacu nishimwe. Nuko ngo abanyamudugudu rero barahinda, baraza bose, sinakubwira ingabo nto nini bavuga ngo uyu munsi turamubamba. Ariko bahageze Yowasi arababaza ngo mbese murashaka kurwanira Bayali? Mbese murashaka kurwanirira Imana? Arababwira ngo umuntu ushaka kurwanirira Imana araba yise Imana, uyu munsi bamwice. Ushaka kurwanirira Imana bamwice. Niba ari Imana niyirwanirire, niyiburanire, nihaguruke ibazi ibyayo, ihagurutse dosiye yayo, iyidefande, ibigaragaze. Haleluya. Uyu munsi niba ari Imana ibigaragaze. Avuga ati niba mushaka kurwanira Imana babice mwese, ariko niba ari Imana nyamana koko uyu munsi nihagurutse dosiye, maze ubundi yiburanire, maze ubundi ibisobanure neza. Bararebana baravuga ati ariko si wa mugani, ni gute twajya kuburanira Imana twe tutari Imana? Imana iri hejuru yacu, tugiye kuburanira ikintu kiri hejuru yacu. Ingingo biratambutse. Nuko wavuga ngo nk'umudepite cyangwa minisitiri wajya kumuburanira wowe udafite n'ibyo kurya, uri rubanda rwaho hasi? Ntabwo bishoboka. Avuga ati no, niba ari Imana niyiburanire. Uwo munsi Gideon izina rihinduka kubera yuko akoze ikintu kigize gute kidasanzwe. Imana yacu nishimwe. Uwo munsi rwose izina bahita bamwita izina bita Yerubali, rivuga ngo avuga ati Bayali niyimurege kuko yasandaje igicaniro cyayo. Bamwita Yerubali. Mu yandi magambo, yukoze ikintu kidasanzwe izina rirahinduka, ubuzima burahinduka, imibereho irahinduka, kuko icyo kintu kijya mu mateka. Avuga ati runaka yakoze ikintu cy'amateka mu buryo bwo kwizera. Ntabwo izina rihinduka yukoze ibintu mu buryo bw'isi, yukoze ikintu gikomeye cyane birahinduka. Nize kubona hari umunyafurika mu Bufaransa yahabaga adafite ubwene gihugu, yaragiye mu buryo bwabo nd'abanyafurika bagenda mu Burayi,
ariko umwana w'umufaransa yarimo inzu yarahiye, etaje yarahiye, abura umuntu umutabara. Umunyafurika umwe aramureba atangira kurira inzu, ayurira vuba vuba, ama etaje nk'ana namubonaga arimo yurira vuba ama etaje agera kuri 4. Umwana amukura mu muriro, aramumanukana amugeza hasi, amuha ababyeyi. Guhera uwo munsi Macron aramuhamagara, amuha ubwenegihugu, aramubwira ngo guhera uno munsi wabaga hano mu byo buri illegal, uyu munsi uhawe ubwenegihugu, uri umufaransa mu bandi. Mu yandi magambo, gukora ikintu kidasanzwe gihindura izina, ariko no gukora ikintu kidasanzwe mu buryo bwa mwuka bihindura izina. Imana yacu nishimwe. Kora ibidasanzwe, Uwiteka araguhindura izina. Kora ikintu kidasanzwe, Uwiteka araguha umugisha. Kora ikintu kidasanzwe, uyu munsi urakubera umunsi udasanzwe. Iyi minsi izakurikira izakubera iminsi idasanzwe, kuko Imana nayo ihindura amateka y'abayikunda. Nuko Jida amaze gukora ibyo ngibyo, amaze gukura ibigawa, ibishimwa mu bigawa, Imana iramuhindurira amateka, imuha umugisha. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi nenda kubwira ngo kora ikidasanzwe. Kora kandi abantu bazabimenya, abanyamudugudu bazabimenya, abakongo bazabimenya, abakundi bazabimenya, kandi muri bo bazashima imbaraga z'Imana zagukoresheje, bazashima umuhate wakojeje mu kugira ngo izina ry'Uwiteka ryamamare. Imana yacu nishimwe. Ngijambo nafite cyo kubaganiriza muri no mugoroba, kandi mararikira no gukurikirana iki kiganiro cya Romate ugezweho na Theogene. Reka dusenge. Turagushimira Imana nziza, tugushimiye kugira neza, tugushimira ijambo ryiza uduhaye. Ubane natwe, duhe gukura ibishimwa mu bigawa, duhe kugira imbaraga ku murimo wawe, duhe kugambirira ibyiza no kubikora, duhe gukora neza, kandi Kristo wize umwuka wawe wera muri twe kugira ngo dukore ibyananiranye. Kubwa Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen. Murakoze cyane, mbifurije umugoroba mwiza. Bye.